ibyo bintu birahanirwa no mu nama hasigaye hazamo inkoni. Aha iriweho mumeze mutese uyu munsi rero hari inteko kugira ngo tuganire, ariko hano ndabona harimo abaturage hasa n'umujura mbona ari kwekenya amenyo. Niko abaturage mu mudugudu wa Kamabuye muteye. Reka twumve no mubyeyi. Ako mudugu nkawe yewe wifashe ukavuga ngo ukareba umuntu ngo n'umujura ubundi ibyo bintu birahanirwa no mu nama hasigaye hazamo inkoni. Aha mu mwuye mudugudu se mujya mubasha kwishura mituweli cyane? Ni kugihe umutekano ugenda neza? Umutekano ni kugihe ni kugihe. Hano hari uyu mugabo ndabona asa n'ikintu ashaka kutubwira, twamumwanya akakitubwira ku ihohoterwa amaze iminsi ndi kumva rikorerwa abana b'abakobwa, babafata ku ngufu bakabatera amadata yateganyijwe, mbese abantu bangiza abana. Abakobwa bari guterwa inda zitateganyijwe bari kwiyongera uko bukeye nuko bwije bacu. Rero ingamba twafata nk'abaturage dufatanyije n'ababyeyi ni ugutanga amakuru ku gihe kuwagaragayeho ihohoterwa cyangwa se uwahohoteye. Icyo navuga rero nta kindi, uwahohoteye umuntu afashwe agomba kwegerezwa ubuyobozi. Ijambo ryanjye ryari murakoze. Murakoze. Uyu muturage avuze ikintu kizima kubw'amagambo meza duhaye, ariko se hano komeje kumva nta abagabo barengana, nta basore bafatwa ku ngufu, nabona abakobwa gusa. Reka nta mugabo ufatwa ku ngufu. Tuvuzeho hari akantu nakongeraho. Nko mu byumweru 2 bishize hari umusore abakobwa bafashe ku ngufu. Byabayeho jewe ibintu mbabwira ntago ari inkuru mbarirano. Natubwire ukuntu byagenze. Abakobwa babiri bakundaga umuhungu umwe, umukobwa akajya abwira undi mugenzi we ati namuvire ku mukunzi we, undi nawe akabyanga. Bagezeyo baramubwira ati nahitemo wakunda, umuhungu guhitamo biramunanira, bose batabaguma aho ngaho banga kuhava. Yes, murakoze mu muhamashyi. Ibyo naryo ni hohote. Ibyo naryo ni hohote. Urumva ko n'igitsina gore kiri gufata abagabo ku ngufu? Birahari. Reka twumvura umubyeyi. Mudugu rwose hano harimo ihohoterwa. Ngubu ejo bundi hari inshuti yanjye yafashwe ku ngufu, nayo yaciye ahantu asanga nyine abahungu b'ibirara umufata ku ngufu. Yego. Icyo cyo muragikoraho iki? Abo baturage abo bantu bamufashe waba warabamenye? Mwarabayobewe? Cyako we wenda no kuvuga ngo rero mfite undi muntu rero ugiye kuduha ijambo rimwe mubye ngo ukuntu kuri ibyo bintu bimeze. Yamurijwe. Murakoze. Abatera nkunga murakoze. Yego. Imana ibagire neza. Aho. Uwiteka bagire neza. Yego. Muri iki kiganiro kiraryoshye. Bashinganye inshingano zo kugira ngo bahohoterwe. Kandi mwarabyimeje ko bigomba kubaho. Ninde mugore usambana? Asambana umugabo nabwo asambana umugore. Tubwire hagati y'umugabo icyaye nkubwire. We shaka umugore mushaka. Yego. Umugore yagushika. Kuki babivuga? Hasambana umugabo nabwo asambana umugore. Dushaka kumenya. Bise mbabareye cyane. Hari ikibazo. Umfashe ku ngufu. Nabura no gutenduru, nkabura no mvuga. Murakoze abaturage batemuduye. Uyu mubyeyi mumuhe amashyi. Ejo muvuga ngo abakobwa bafata ku ngufu, nibyo. Hari abafata ku ngufu ariko hari n'abagabo bafatwa ku ngufu. Wa mugani wa mukobwa utamwegere cyangwa se wamwegereye akakwima,
yagufata ku ngufu. Turashaka gufatira ibihano abantu bafata abana batoya ku ngufu. Tuje kurebera abantu bafata bakorerwa abana ihohoterwa batujuje imyaka, ni ibihe bihano twabafatira. Reka mbaze uyu mubyeyi, umwana mutoya utegejeje imyaka, turabona tuko dufite abana bafatwa ku ngufu batujije imyaka. Ni ikihe gihano twafatira bafata abana bakabatera inda zitateganyijwe cyangwa bakabakorera ihohoterwa batujije imyaka? Tubwira ikintu twabakorera. Oya azakubwira Yego. ababaza kwaho Aha. Sawa. Urakaze cyane. Oya bari guterwa inda zitateganyijwe badafite ubushobozi. Nicyo kintu turi kurebaho mu kazi. icyo mubaza Ubafata bakorera abantu bari guhohotera abana batagejeje imyaka bakabakorera ihohoterwa. Tubwire ibihano twabafatira. Je mba rumva ari igihano nyamukuru kwafatira abo bantu nk'abo ngabo. Yego. Abo bantu bakagombye kubafunga nka burundu byihuse. Sawa. Kubera ko baba babanyije iterambere. ariko n'ubundi Viole ni iki? Uyu muntu atubwiye ko Viole ari burundu, natubwire. Ubundi Viole wa mubyeyi we ni iki? Turi mu nama turukuza ibitekerezo. Viole ni iki? Viole nyine ni burundu. Viole avuze ko ari burundu. Viole n'umwana mutanganije imyaka. Yego. Weho ni iki twakorera umuntu? Mwabafatiye. Ni imyaka nka 25. Aha. Ese nk'umubyeyi yabikoze. Umubyeyi wabigizemo uruhari nagaragaza umwana wakorewe ihohoterwa akamuhishira. Twamukorera iki? Umuntu. Ngewe uwo muntu rwose ufata umwana ku gufa akamuhohotera agomba kwanishwa igihano cy'imyaka 25 cyangwa 30. Umubyeyi wabigizemo uruhari namugaragaze. Umubyeyi wabigizemo uruhari nawe agomba guhana. Urakoze. We yahanishwa iki? Nibura we yahanishwa igihano nk'icy'imyaka 15. Yego. Duhe no mupapa ijambo atubwire nk'umuntu ukorerwa umugabo ukorera umwana utagejeje imyaka ihohoterwa twumva ibintu yamufatira.